wari uzi ko 80% y'impanuka zo mu muhanda ziterwa n'imyitwarire y'abawukoresha? Yego, nyamara zakwirindwa. Dore uko byakorwa. Turifuza ko abakoresha umuhanda bose bagira imyitwarire yimakaza umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo, kugeza ubaye umuco. Umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo bisobanuye guhitamo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze inoze y'umuhanda, nko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga cyangwa wambuka umuhanda n'ibindi. Umutekano w'umuhanda ku bw'umuco ni ukwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka, bikaba indangagaciro na kirazira. Igihe umutekano w'umuhanda wabaye amahitamo ya muntu, kugeza ubaye umuco n'indangagaciro tubana nazo, impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikanangiza ibintu zagabanuka cyane. Ikaze mu kiganiro cya Polisi y'u Rwanda, aho tugiye kuganira ku ngaruka z'impanuka zo mu muhanda n'ingamba abakoresha umuhanda bakwiriye gufata mu kuzirinda. Muri iki kiganiro turaganira na bamwe mu bagizweho ingaruka n'impanuka, turaganira kandi na bamwe mu bakoresha umuhanda umunsi ku munsi bagaruka ku ngamba zikwiye mu kwirinda impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikabamugaza, izindi zikangiza ibikorwa remezo. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda aratangira agaragaza ishusho y'umutekano mu muhanda, anagaragaza amwe mu makosa abakoresha umuhanda bakora, akaba ariyo ntandaro y'impanuka. Ishusho y'umutekano muri rusange gifashe neza kuko imihanda yose yo mu gihugu cyacu ni nyabagendwa, haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Ariko iyo urebye ubona hari impanuka rimwe na rimwe ziba bitewe n'imyitwarire y'abakoresha umuhanda, kandi izo mpanuka zikagenda zigira ingaruka zitandukanye, haba ku buzima bw'abantu ndetse no ku mitungo y'abantu muri rusange. Iyo urebye rero ikizitera nk'uko nari mbikomojeho ni imyitwarire y'abantu. Ngarutse nko ku batwara ibinyabiziga, usanga inshuro nyinshi abatwara imodoka bakunda kwirara. Iyo urebye uburyo bitwara mu muhanda, bagashaka gusa naho ari bo bonyine baba bumva ko bari gukoresha umuhanda. Abamotari imyitwarire yabo basa naho ubona batakunze nabo ubwabo ubuzima bwabo, ntabwo aba akwiriye kugenda icya mbere asa n'ahatanguranwa n'ibindi binyabiziga. Gutwara banyoye ibisindisha, bananiwe, bavugira ku matelefone bashyize muri kasike, nabo ubona baba barangaye cyane. Uko kurangara rero ikivamo ni uko bakunda kugonga. Iyo ubona umumotari atwaye moto ariko akaza agakubita ku modoka ihagaze, biba bigaragaza uburangare bukomeye cyane. Birakwiye ko rero birinda ubwabo. Abatwara amagare bakunda kubwirwa ikintu cyo kudatwara amagare nijoro, ariko turacyabona abantu bamwe baba batwara amagare cyane cyane babikora nk'umwuga, bakora akazi ko gutwara amagare batwara imizigo cyangwa se batwara abantu, birengagiza amasaha guhera saa 12 z'umugoroba ko bagombye kuba batari mu muhanda. Ugasanga saa 2, saa 3, saa 4 hari abantu bakiri mu muhanda bakora ako kazi. Ikindi kigaragara, gutwara amagare bamwe na bamwe bagashaka kwifashisha ibinyabiziga kugira ngo boroherwe, bagereyo, bagera ahantu batavunitse, ahazamuka cyangwa se ahatambika. Ariko icyo nakibutsa abantu ni uko iyo ukora ibyo ngibyo uba wirengagije ingaruka zirimo ya mpanuka. Iyo umuntu afashe feri cyangwa iyo umuntu ufashe ku modoka yikanze ko hari umuntu ugiye kumukurikirana, rimwe na rimwe ararekura akagwa mu mapine y'imodoka. No kumanuka ahantu bamanuka cyane bapakiye imizigo, ibintu birenze ubushobozi bw'igare. Aba bose kandi icyo bahuriraho ni ugutwara rimwe na rimwe banyoye ibisindisha. Nagira mbabwire ko waba utwaye igare, waba utwaye moto, waba utwaye imodoka, ukwiriye no gutandukana gutwara igihe wanyoye ibisindisha. Bamwe mu bahuye n'impanuka twaganiriye baratugaragariza icyateye iyo mpanuka, banagire n'inama abakoresha umuhanda muri rusange. Hari ibintu byinshi bitera agisida bigirwamo n'uruhare n'abayobozi b'ibinyabiziga, harimo kutubahiriza ibyapa byo mu muhanda n'indi mirongo byubahiriza yo mu muhanda, kuba watwara wasinze, guhanywa ibiyobyabwenge, kugenda uri kuvugira kuri telefone, gutwara imodoka wihuta cyangwa ufite stress, ni zimwe mu mpamvu zishobora kuba zatera agisida, ukaba wateza ibyago. Zo mu muhanda zikunze guterwa cyane cyane no kuba abantu bagendera ku muvuduko uri hejuru, agashaka guhagarika ari uko abonye agiye kugwa mu mpanuka. Ikindi cya kabiri, abashoferi rimwe na rimwe barirara,
akagendera mu muhanda cyane niyo nta modoka zirimo, akumva ko kuba nta zindi modoka zirimo nta kibazo iri butere. Kuba abantu basinda se, ndetse natwe wenda by'umwaka dutwara amagare amasaha ya nijoro cyane akunze gutuma rimwe na rimwe abashoferi batatubona, bikaba byateza akaga. Nasoza ngira inama abakoresha umuhanda kugenda bitwararitse bubahiriza ibyapa byo mu muhanda n'indi mirongo yo mu muhanda, kugenda neza basiga intera hagati yawe n'ibindi binyabiziga biri imbere, ugatwara ikinyabiziga cyawe ugatwara n'ikinyabiziga cya mugenzi wawe kugira ngo mwese mugereyo amahoro. Ushobora kuva mu rugo ukajya ku kazi ntugereyo, byaba byiza ugenze neza ukagera aho ugiye amahoro ukagaruka andi mahoro. Abatwara ibinyabiziga nabo baremera ko ibiteza impanuka harimo amakosa ya bamwe mu bayobozi b'ibinyabiziga. Barashishikariza abagenzi babo kwitwararika no kubahiriza amategeko agenga umuhanda. Ikintu cya mbere mbona kiganza mu gutera impanuka hari ukuba umushoferi ashobora kwirara akarenza umuvuduko, akaba yagira inkomyi ahura nayo agafata feri bimutunguye ntihite imukundira, bikaba byatuma akora impanuka. Bityo icyo numva nk'ingamba twagakwiye gufata cyangwa se nk'abashoferi twese muri rusange, kugira ngo tubungabunge ubuzima bw'abo tuba dutwaye, twagombye kugerageza kugenda kubahiriza amategeko no kugenda ku muvuduko wagenwe, no kugira amakenga igihe cyose tugeze ahantu hashobora kuba hari inkomyi, kugira ngo tubashe kuba twakwirinda impanuka za hato na hato. Mu gihe imodoka hari zakoze ambutiyaje, hakagira imwe irambirwa muri ambutiyaje ikadepasa, ikajya mu gisate kitari icyayo, igakubitana n'iyindi yari yizeye yuko nta kibazo yari ifitemo. Icyo gihe rero impanuka iraba, depasa nabi. Mu gihe ufite umuvuduko noneho ukaba utitegereje ibyapa bya zebra crossing, hakaba hari imodoka yahagaze itegereje umugenzi wa zebra crossing, indi yaje ifite umuvuduko itabyiteguye, ikaba yagonga indi yahagazemo, icyo gihe haba impanuka. By'inzoga byateza impanuka, banywa inzoga yateza impanuka, ntabwo ari byiza. Ikintu cya mbere mbona giteza impanuka mu muhanda akenshi ni umuvuduko, gutwara twagwa ibisindisha. Akenshi hari n'abamotari benshi baba bari muri hoteli, ibyo nabyo bigatuma batagira atansiyo mu muhanda, kudepasiriza ahantu hatemewe nacyo kikazamo, ugasanga adepashirije ahantu hatemewe kandi nakurikiza ibimenyetso byo mu muhanda. Ikindi njya mbona akenshi iyo bigeze mu masaha ya nimugoroba tuba turi gusiganwa ukuntu, ugasanga umuvuduko nawo turi kwirukanka, ntari ahantu hateza impanuka. Icya mbere ni ukwitwararika mu muhanda. Hatwe urugero ubuzima bw'abantu umuntu aba atwaye ubuzima bw'abantu benshi. Icya mbere tukitwararika, tukajya n'uko bikwiriye mu muhanda, kandi umuntu akagerageza no kuringaniza umuvuduko, no kubahiriza ibyapa na za feruje. Cyane hari ukuntu mu muhanda ikibazo njya mbonamo kurwanira inzira. Umunyarwanda yavuze ngo iyo mugari atareje buri wese asamaye, ugasanga wenda duhure nko mu muhanda twese mu byerekezo bigiye bitandukanye, ariko ugasanga gutanga inzira bibaye ikibazo. Hakaba habamo n'ikibazo cyo kugonga cyangwa no kudaha umunyamaguru wenda nk'inzira cyangwa uburenganzira bwo kugira ngo batambuke, ugasanga nabyo ni ikibazo turagonganye, no kutita ku ibitekerezo kuba bitari mu muhanda neza. Rero nk'abantu dukora uyu mwuga bagombye gushyira hamwe, tukamenya ko abantu tuba dutwaye ari ab'ingenzi, tukirinda kuba twashyira amagara yabo mu kaga natwe tutiretse. Abakoresha umuhanda bateze imodoka zitwara abagenzi cyangwa abagenda kuri moto twaganiriye batubwiye ko bakwiye kugira uruhare mu kutareberera amakosa akorwa na bamwe mu bashoferi. Tuba turi mu binyabiziga kandi igihe cyose ikinyabiziga gishobora gukora impanuka mu gihe kidatwawe mu buryo bwubahirije amategeko. Akaba ariyo mpamvu nk'umugenzi iyo tubonye hari ibintu
bitari kugenda neza mu modoka, nk'umushoferi arimo atayitwara neza, umuntu ntabwo agomba kurebera, kuko hari n'amanimero yagiye ashyirwa mu modoka ku buryo umuntu agize ikibazo agomba kuba yayihamagara kugira ngo ahabwe ubufasha. Mu gusoza iki kiganiro, Superintendent of Police Emmanuel Kayigi akaba n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda aributsa buri wese kwirinda no kurinda abo basangiye umuhanda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka, kugira ngo tugende dutekanye tugere iyo tujya amahoro. Aba bose rero ikintu navuga bahuriyeho nuko buri wese akwiriye kumva ko umutekano wo mu muhanda ari inshingano ze, ari ufite iya mbere kugira ngo umutekano wo mu muhanda unozwe. Urinde bagenzi bawe, urinde abo musangiye umuhanda, twese hamwe turinde impanuka. Icyo kintu cyonyine gishobora gutanga umusaruro. Umutekano wo mu muhanda ni uwacu, nta yandi mahitamo dufite. Twese hamwe dusenyere umugozi umwe kugira ngo dutanye umutekano wo mu muhanda.